ntagaruka I Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye uzagaruka kandi ntagarukayo muzamerekeze mwese ndaribwa cyane ansabira imbabazi aho nahemukiye. Ayo ni amagambo ya Nyiransengiyumva Valentina wamenyekanye nka Dorimbogo urembeye mu bitaro bya Kibogora. uzasabira imbabazi ubona yamugiye uzagaruka kandi ntagarukayo muzamerekeze mwese ndaribwa cyane gura imiti yo wanzihenze gura mu mafarumasi imiti irabenda. Icyamamare ku mbuga nkoranyambaga Vava benshi bakunze kwita Dorimbogo ubuzima bwe bumeze nabi aho arembeye mu bitaro bya Kibogora iwabo Nyamasheke. Inkuru rero itugezeho muri aya masaha nuko umuntu witwa Abijuru Valentina ndetse benshi naboneka kuvuga ko twamumenye cyangwa se bamumenye ku izina rya Dorimbogo biturutse ku gihangano yaririmbye ndetse gikundwa n'abatari bakeya. Amasaha ya nimugoroba ku isaha y'isa 12:45 nibwo muri Kigali amakuru mabi inkuru mbi cyane ndetse y'incamugongo yagiye isakara benshi bati Vava arapfuye yaba amaze gutaha. Ariko reka mvuge ngo nta kundi byagenda, reka mbabwire ngo andi makuru tuzamenya tuzagenda tuyabagezaho nta kundi. Reka dukomeze tuvuge ngo Valentina Abijuru akomeze njyewe njya nkunda kubwira Yesu ntari kubundi kubusimiridi ko yaje tugahura akampa amafaranga 250 yarazi waje guhura nawe ko ari umukozi wo mu rugo. Ndashimira Yesu wanyorosha mvanaho igisuzuguriro mpura nawe Imana imumpera kwiki umugisha. Ariko urundi rubyiruko rwarambwiraga ati duhereze nimero ziwe shaka kumwandikira zamusaba ntembereze anjyane ku mazi we wakijyanye umva numva ko ari kurujya gusenga bakakubwira ati imbere yawe ni heza. Ndavuga niko bibaye uziko turi buvugane koko uziko ntomboye nticyakoze ndamushimira nindangiza musabe n'imodoka. Ubusanzwe ariko ukunda inyamaswa ndazikunda nkunda kuzireba kuko izi nkazi ndazizi n'izitaryana ndazizi. Okay, izitaryana niziye ubwo ngubwo ntashobora kuyijya imbere ariko imbogo sinayijya imbere. Agahinda umubabaro Vava utazigera wibagirwa rwose. Vava uragiye koko bavuga ngo nzazima iyo nzimye ninzima nariboneye agahene nkazima nariboneye agaka nzasubira muri bwa buzima. twebwe abafana bawe Vava turababaye rwose. ubu se kuko dusigiye Vava rwose Imana ikwakire mu banyu kandi imishinga yawe ikomereze no mu gihugu cy'ijuru ikomereze no mu ijuru rwose. Vava Imana ikwakire twagukundaga rwose. wari umuntu udusetsa wari umuntu rwose wahinduye byinshi kuri twebwe. Imana ikwakire Happy New Year. hano mfite 50 ngiye kuguha nutsinda iki kintu sibyo matremane utamwongorera nta muntu ugukopeza ugiye kuvuga ngo umwaka mushya muhire mu Cyongereza. Ntabyo nzi. Aya mafaranga gukora yaza sengani ngo tugende ako bana we koko Ntabyo nzi. uko mama Ntabyo nzi. oya arabikubwiye bimubwire use ngabisubiremo. Happy New Year. Happy New Year. Njye nta Cyongereza nzi njyewe. Hano utunyamaswa nyine hari utunyamaswa dutoya tugenda imbere y'izo nini. umukobwa mwiza wirwanya
ridashira. Imana ikwakire kandi iguhe umugisha rwose, natwe abawe dusigaranye irungu ariko tuzagusangayo rwose. Njye sinigeze nirukanka ku numa, nta muntu utasekaga kubera imiririmbire yawe cyangwa imivugire yawe, ariko rwose tuzabikumbura vuba. Mbega akababaro, mbega akababaro, mbega akababaro. Basi vava udusigiye irungu, ariko basi n'ubundi turacyagukunda pe, turagukunda cyane. Mu by'ukuri njyewe nakundaga ukuntu watunezezaga kabisa, by'umwihariko njyewe rwose ukuntu wirwanyeho, ukuntu wizamuye wowe ubwawe pe, nabikundaga. N'ibiganiro wakoraga birimo ubwenge rwose, birimo kutiyemera, kutigira uwahaye cyane, nyine ngo wumve ibintu byose wabikabirije. Ariko nyine basi Imana yabihisemo gutya, ifite impamvu. Gusa njyewe ubwanjye mwifurije iruhuko ridashira. Imana ikurinde kandi ikwakire mu bayo. Twebwe abafana bawe twihanganishije umuryango wawe wose, mu by'ukuri ukomere kandi wihangane, kandi Imana ibarinde, ibajye inyuma rwose n'imbere, ibarinde pe, ibarinde kandi ibahe no gukomera. Indirimbo nyinshi z'amatora, abanyarwanda bati hoyehe, urubyiruko tuti hoyehe, abasena bati hoyehe, abaminisita bati hoyehe. Na yindi ntore dushaka gutora, na yindi ntore dukwiye gutora, usibye intore